Nyamirambo niryo torero rya mbere ryari muri Kigali. muri Kigali, ariko niryo ry'Gatare ryari byaye, urumva ko ryari rihari muri 60 nibwo twagiye igitwi, ajya kwiga amasomo, ajya kwiga mu ishuri rya segonderi. Muri 69 nibwo twari turi mu Ruhengeri, ajya kwiga ishuri ry'ubugabura. Muri 70 nibwo yagiye kwiga ishuri ry'ubugabura igitwi. Ubwo twayikumwe muri ayo myaka yose, nta mwana twagiraga nakagoyiri ujya wumva. Uyu ni umucuranzi harya ubwo araririmba? Ni umuririmbyi. Aramuhinduye, mbese iby'Imana asa naho abivuye, murabyumva. Uwo mubyeyi niwe wabidufashijemo, uwo mama wiri. Noneho hari abahungu witwa Musoni mwe bavuze uzaza kudutangiza ivuna. Niwe wazanaga n'abandi basore bagenzi bi. Ni Flavie. Bakaza kudutangiza isabato. bakaza baza gutangira isabato mu rugo rw'uwo musore. Akiri muto ubwo yari akiri umusore. Yari akiri umusore atahashaka. Niho bajyaga bazanywe n'umubyeyi witwa Mama Olivier. Muri iryo vuna twahabonye abantu benshi byaje gukoreshwa n'uwo mugabo w'Icyangugu witwa Deni twavugaga. Kabahizi Deni. Bibiri. Nko mu 2000. Muri 2000. Ubwo rero igihe kimwe tutazibagirwa, bari barahubatse akantu basakaye hejuru, hasi habereye aho ngaho ibiti bashinze, bagashyira agahema, ariko bararanze hejuru kugira ngo bidufashe twugame izuba. Ni izuba gusa ariko imvura boya. Noneho rero imvura tuza kujya gusenga, imvura iragwa, ariko ntango ubuhamya ndavuga nti Imana inkuye aha hantu nkongera nkaba muzima, ntinukuri nzagushima. Iryo si ishimwe rya kangahe? Rya kenshi ahubwo mu buzima. Twinjiriraga mu gasongere gatoya kari gahari, bari twahasanze bari barubatse. Ayo matorero yose abakirisitu niho bajaga gusengera. Ubwo Gikondo, Remera, ubwo Kacyiru bose. Muhimaga ntuza Gasyata. Niho basengeraga. Yego. Mwako gasengero. Agasengero kabaye gatoya, bakajya basenga kabiri ku isabato. Ngo ngira marinete abiri. Kaya nayo nambara, kagira marinete yo gusoma. Nambara soma. Ni itorero ryumva. Noneho kandi ikaduha n'abakuru b'itorero beza. Bumvikana n'abakirisitu. Noneho uwo mupasitori avuze, bamubwira ngo ceceka ngo wagisaza we, nibyo ni bya kera uri kutuzanamo. Umusaza yirenguye kangahe mu ntebe mu rusengero ahita apfa. Nagiye kumushyinguraho, njyewe ubwanjye narebye intumbi ye yapfuye, njya kumushyinguraho, njya kumutahita akamwirimbi. Biturutse ku ijambo. Biturutse ku ijambo bamubwiye ngo tanagashaka kumubita hasi, ariko nkakomeza ngasenga. Maze nza gufatwa n'indwara tugeze aha ngaha tuvuye mu mujyi. Fatwa n'indwara mara umwaka wose ndyamye ntasohoka, narahinamiranye amaguru. Byizanye. Ubwo mpita ngenda, iyo banjyana kwa muganga ngo baraje basanga ibyanjye byarangiye, baranyuhagira, nataye ibitabapfu byarangiye,
kuko batuye iruhande rw'ivuriro, baruhagira, bamaze kunyuhagira banjyana mu ivuriro ikigo nderabuzima baturanye, sinzi ibyo ari byo, biranga batumiza uyu nari namusize hano, ndyamye ndebye mbona uyu mwana, ese mwana we ko nagusize i Kigali wageze aha ngaho ute? Ati bampamagaye ngo wapfuye. Nuko nta hantu handyaga na hamwe. Abadokiteri baraje barareba basanga noneho natangiye kureba, bafata ku maguru, bafata ku maboko, barapima. Nuko ngo bazaga gupima rero bagapima umuvuduko, umutima niwo waronyeshe iby'intambara, ntabwo ntimukabibone. Byabaye nabi cyane, Satani yaduteje intambara mbi, abantu barapfa barashira, bibi morogo. Nuko abagiye baragenda, abasigaye nuko turasigara. Ndakomeza ndasenga, n'abana banjye nsigaranye babiri, Imana izamfashe nzagwe mu nzu y'Imana rwose. Imana nicyo kintu nsaba cyane cyane pe, nshima Imana cyane, ndayishima ibyo yankoreye byose, ibibazo nabayemo byose nagiye nihangana, ariko si njye, ni Imana. Shima itorero ryacu ko nta bongorerano ribamo, ko ari abantu bumvikana bakagira abakuru b'intara beza. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Iri somo riboneka muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 n'uwa 20. Ni umuhamagaro ukomeye w'ingenzi ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda ryatangiye ahagana mu mwaka w'1919, ni nyuma gato y'intambara ya mbere y'isi yarangiye mu mwaka w'1918. Itsinda ry'abagabo babiri, David Henry Delove w'Umubirigi ndetse n'uwitwa Henry Monier w'Umusuwisi, nibo batangije iri torero. Ni inkuru nto itangira mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango. Kuva icyo gihe ryakomeje gushinga imizi kandi rigira igikuriro gishyitse mu buryo butangaje. Kuva mu mwaka w'1919 kugeza mu mwaka w'2019, itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryijije isabukuru y'imyaka 100 rimaze rikorera mu Rwanda. Icyo gihe ryari rifite abizera basaga miliyoni. Hari ikindi kintu kidasanzwe cyabaye. Mu mwaka w'2016, itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda, by'umwihariko rifatanyije n'inteko nkuru y'itorero ry'Abadiventiste ku isi, ryateguye ivuna ryiswe TMI, Total Member Involvement, twese mu murimo w'ivugabutumwa. Iri vuna ridasanzwe ryakozwe by'umwihariko n'umuyobozi w'inteko rusange w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ku isi, Pasiteri Teddy Wilson n'abagize umuryango we, ndetse n'abandi bapasitoro bo hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi nka Aziya, Amerika, i Burayi ndetse na hano muri Afurika. Hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu mateka y'ibwirizabutumwa ku isi hose. Nibwo bwa mbere mu mateka y'ibwirizabutumwa abantu basaga 110,000 biyeguriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu ibwirizwabutumwa ryakozwe mu gihe cy'ibyumweru 2. Iki cyari nk'ikibatsi gikomeye cyane mu murimo w'ibwirizabutumwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse by'umwihariko mu itorero ry'Abadiventiste muri rusange. Ubu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryagwije ubugiri mu bice bitandukanye byose, yaba mu buzima aho rifite amavuriro, mu burezi aho rifite amashuri guhera ku mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza, mu ibwirizabutumwa ryo mu buryo butandukanye aho rifite na radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Si ibyo gusa kuko ryubatse mu bice bitandukanye aho rifite inyubako zikoreramo inzego z'ubuyobozi bwaryo mu bice bitandukanye by'igihugu.
Amafiridi, ikigo cy'ubufasha ADRA gifasha n'abatari abadivantisiti b'umunsi wa karindwi mu bice bitandukanye by'imibereho, insengero mu duce twose tw'u Rwanda n'irindi terambere ryaba mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubuzima rusange. Ibi byose ni umusaruro w'amasengesho, ibikorwa n'imbaraga byagizwe n'abakurambere cyangwa se abo uyu murimo watangiriyeho mu maza ya mbere. Reka dusangire iyi nkuru nto twerekeze mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana ahazwi nk'i Kabuye. Hari umubyeyi w'imyaka 95 y'ubukure, imyaka ye 80 yose yayimaze mu murimo, ari umwizera ukwiye rwose mu itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Ibyinshi twavuga mu nkuru abizi bikiri ubuzima bwe. Uko twageraga muri Nyamirambo, hariya Nyamirambo twahageraga saa 12 zibura. Itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye ryishimira kumugira. Ntizi igihe tubane muri iki gikorwa yari yagize cyo kwizihiza imyaka 95 y'ubukure, inakomatanije n'imyaka 80 amaze mu itorero ry'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi kandi akora umurimo. Iryo n'ishimwe ryanjye sinarondora byinshi, ndashima Imana rwose ko yadufashije, ndashimira abakuru. Nitwa Bonifrida Ryamenye bose, nkaba naravukiye mu karere ka Ngororero mu 1931 muri 31. Nabaye umudivantisiti, nabatijwe, nagiye mu badivantisiti mbatizwa maze imyaka 15. Ubwo kuva icyo gihe nasese ntandukana n'iby'isi, by'isi mbitera umugongo mba umudivantisiti. Ubwo ngubwo nabayeho maze imyaka 20 ndashaka, njya kubaka urugo, shaka umudivantisiti w'umunsi wa karindwi muri 60. Namushatse mfite ari umwarimu. Ubwo muri 60 nibwo twagiye Igitwi, ajya kwiga amasomo, ajya kwiga mu ishuri rya segonderi. Igitwi twarahabaye, tuhavuye arangije segonderi twagiye mu Ruhengeri yagiye kwigisha mu Ruhengeri mu mwaka wa 8. Muri 69 nibwo twari turi mu Ruhengeri. Twavuye mu Ruhengeri dusubira Igitwi. Mu Ruhengeri ubwo hagana he? Ni Musanze. Ubwo twavuga ko ari Musanze mu Rwankeri. Ubu ni mu karere ka Nyabihu. Musanze. Ubu Rwankeri ya indi, ariko hari n'amakuru numvise Rwankeri sare ya kwa Rwamiheto. Ni ubu ni mu karere ka Nyabihu, hari hafi ya Mukamira. Okay. Uhise Mukamira umanuka werekera mu Byangabo. Okay. Naho ngaho. Ubwo rero yarahigishije, arangize ubwo twari kumwe ajya kwiga ishuri ry'ubugabura. Muri 70 nibwo yagiye kwiga ishuri ry'ubugabura Igitwi. Ubwo twari kumwe. Muri ayo myaka yose nta mwana twagiraga. Ubwo guhera muri 60 kugeza za 70. Nta mwana twari dufite, ahubwo twabonye umwana muri 70 turi Igitwi. Umwana wa mbere w'imfura yacu yitwa Yosefu Habarurema. Twarahabaye, ubwo ngubwo twahamaze imyaka 2 yiga ishuri ry'ubugabura. Kuba rero warashyize Bibiliya hejuru ukayirahira ntabwo biba byoroshye. Burya Satani nawe akugendaho. Ubwo ngubwo arangije kwiga ishuri ry'ubugabura, twasubiye mu Rwankeri, batwohereza ahantu ku Kibuye mu Rutsiro.
tugeze mu Rutsiro Imana yahaduhereye undi mwana w'umukobwa twaje duhetse twamugeranye ahangaha afite umwaka n'amezi twabaye hano rero muri leta Satani ni umugome ubwo ngubwo amutesheje agaciro ko kuzaba umupasitori kuko yabwigiye yaragiye umupasitori imyaka 2 yose arayangiza yiganye na Kagoyiri ujya wumva uyu ni umucuranzi harya ubwo araririmba ni umuririmbyi ni wa muhimbyi w'indirimbo bariganye barasohokanye nuko ubwo rero twaraje tubaha ngaha rero tuhamaze igihe Satani ni umugome aba aramuhinduye mbese iby'Imana asa naho abivuye murabyumva ariko njyewe nakomeje iby'Imana kuva mbatijwe ndi kuri Yorodani navuze ko indahiro narahiye ntazayitezukaho nubwo Satani nyine nawe ari mubi nuko nabayeho muri ubwo buzima bwose turabana ashakira umugore ahangaha muri iyi nzu tubanamo umugore arinda abyara turi kumwe ahangaha mu nzu ubwo rero kwihangana kwanjye narihanganye Satani agashaka kunkoma imbere ariko Imana itikomera Imana yarankomeje cyane ndihangana ngize amahirwe Imana iramfasha uwo mudamu abaragiye yagiye ahetse umwana w'amezi 6 ajya iwabo mu Nduga umugabo wanjye amukurikirayo intambara yabaye babyaranye mbese 2 uwo yabyariye ahangaha n'uwo yamusanze iwabo abyarirayo nuko mu mibereho yanjye rero njyewe nakomeje gusenga nkajya nsenga Imana ni ukuri numfasha indahiro narahiye nkazayisazana ni ukuri nzagushima ubwo rero byabaye aho ngaho noneho ibyo kujya kubona nuko ubwo ngubwo turasenga nibwo tugiye ibwera tuvuye Nyamirambo twasengeraga Nyamirambo twahasengeye imyaka 13 ubwo turahavuye dusengeye ibwera mvura Nyamirambo niryo torero rya mbere ryari muri Kigali ariko niryo ry'Gatare ryari byaye urumva ko ryari rihari ubwo ruvuga ngo itorero rya mbere mu mujyi wa Kigali niryo ry'Gatare ryabyaye Nyamirambo noneho Nyamirambo hari ubwo ni nkaho yabyaye aya matorero yose wazumbwira ko ubu hafi umujyi wa Kigali mutuzuraga no mu rusengero ruto twinjiriraga mu gasongere gatoya kari gahari bari twahasanze bari barubatse ayo matorero yose abakirisitu niho bazaga gusengera ubwo Gikondo Remera ubwo Kacyiru bose Muhimaga ntuza Gasyata niho basengeraga yego mwako gasengero agasengero kabaye gatoya bakajya basenga 2 ku isabato nibwo rero batangiye kubaka televine bamaze kugasaguka 2 ubwo mwasengaga amashift nyine abamwe mu gitondo abari nimugoroba oya aba mu gitondo binjiraga 2:00 bakabwirizwa bamara kubwirizwa 4:00 bakajya hehe mu ishuri ryo kwisabato ishuri ryo kwisabato barivamo abandi bakinjira bakageza 6:00 nuko byari bimeze twebwe rero kuko twatahaga kure ayo materaniro yose twarayigaga tukaza tuyarangije urabyumva nawe twajaga twebwe tuyarangije kuko twabaga twazindutse twabyukaga ahangaha 9:00
za mu gitondo ubwo za nijoro. za nijoro iyo wuhagira abana, ubwo nari mfite abo bana babiri, iyo wuhagira abana, iyo wiyuhagira n'umutware wawe, twamanukaga aha hepfo tujya gutega 10:00 kuko twageraga muri Nyamirambo. hariya Nyamirambo twahageraga 12:00 zibura. Icyayi twakinywaga hariya hitwa ngo ni mu Giswahili Nyamirambo. Hahoze n'ubundi hari abantu bashabutse kuriya. Hari Abaswahili batekaga icyayi, niho twanyweraga icyayi cya mu gitondo. nuko mbese nuko byari bimeze. nuko twasengeragayo, mu gutaha tukamanuka tukaza gutegera hano Nyabugogo. Twabura imodoka, umwe agafata umwana, undi agafata undi, tukaza tubahetse tugataha. Tugataha hano. nuko byari bimeze. ubwo rero aho tugiriye ruguriri ya Bweramvura, tuba dusa n'abaruhutse gato. Zamuka uyu musozi w'Ibweramvura nabwo ntabwo byari byoroshye. Yego. nuko ubwo rero twaje intambara rero yabaye ariho dusengera Ibweramvura. rero urusengero rw'Ibweramvura rwari rwuzuye bamaze kurusakara. nuko tuhatatana rero nawe urabyumva. iby'intambara ntabwo ntimukanabibone. yabaye nabi cyane. Satani yaduteje intambara mbi, abantu barapfa barashira, bibi morogo. nuko abagiye baragenda, abasigaye nuko turasigara. ndakomeza ndasenga. n'abana banjye nsigaranye babiri, undi nyine we yari yarigendeye, umwana w'umukobwa twageranye hano we yari yaripfiriye amaze imyaka 6 hano. nuko ubwo rero njyewe mu buzima bwanjye ntabwo nigeze ntezuka ku Mana. nakomeje ndasenga. Satani agashaka kunkubita hasi, ariko nkakomeza ngasenga. maze nza gufatwa n'indwara tugeze aha ngaha tuvuye mu mujyi. Fatwa n'indwara mara umwaka wose ndyamye ntasohoka, narahinamiranye amaguru. byizanye mu gusohoka kwanjye, amaso ndebye hanze nsanga yabaye ubururu, nkuko ubururu. reba ukuntu nari mukuru. uwo muhungu yagendaga akazana imodoka wenyine, akamanura akashyiramo, bakajya kumvura, akongera akangarura. noneho amaso arahuma. amaso ahumye, noneho agiye anjyana mu byuma byo kuncisha mu maso. ndongera ndareba, ndongera Imana iramfasha, ndongera ndagenda. Amen. Imana yo mu ijuru rwose pe, ahantu nkuye yewe ntinukuri nzagushima. nkomeza gushima Imana pe. noneho Satani aza kunteza indwara y'igifu n'umuvuduko. icyo kintu cyashoboye, na n'ubu ndwana nacyo, ariko sinigeze ntezuka ngo Mana nubwo nteje iyi ndwara rwose nziza iki, ntabwo nigeze ngira kwijujuta. Amen. oya, nabonye ko Satani ari umugome. ubwo ngubwo byabaye aho ngaho, bigeze hagati y'uwo mwana nyine yararongoye, atuye Ikibungo. umwana njya kumusura Ikibungo, ngezeyo mpfirayo, narapfuye ndazuka. nagiye njya kumusura muri corona, njyana n'uyu. ngezeyo hari kuwa nyuma, nibwo yo ku isabato no kuwa mbere w'isabato. ubwo ngubwo kuwa kabiri w'isabato ari wo wa mbere wa leta, ndabwira ntejo nzataha. bati oya, ahubwo reka umukazana wanjye atireka, ni umukozi nyine wa leta, atireka ntumize umutoriyeri muhurire ku isoko, akugurira igitenge, akujye kudedeshereza ikanzu. aramutumiza, duhurira ku isoko, njyana n'umwana wabo w'imfura.
uwo mwana wabo w'imfura arimo kwiga kaminuza hariya i Kigali abadivi muri awuka. nuko ubwo ngubwo rero naragiye wa mutiyera araza aragenda ajya ku cyicaro cyabo arampimaho abadodera, ariko akaba yambwiye ati ntuze amatwi ari mu rupfu ntiyumva, atugumeyo ataza kuza kubireka ntakudodere kandi ejo uzataha. Mbwira umwana ariko se we mwana we turi ko turi kureba mu rugo ndagaruka. Ndagenda turataha no mu rugo. Ngeze mu rugo ubwo ngubwo ba mwana wanjye ari we se yaraje kuko baraturanye iyo ngiyo, anzaniye igitoki nzatahana, niwe twasangiye ibyo kurya bya saa sita. Turangije ati ndagiye ngaho genda, namperekeje mugeza nkangaha mpagara mu muryango musezeraho, nsubira mu nzu ndaryama ndapfa. Kuva ubwo nibyo nibuka nta kintu cyari kidasanzwe cyari cyabaye. Ishwi nari mvuye mu isoko, ubwo mpita ngenda, iyo banjyana kwa muganga ngo baraje basanga ibyanjye byarangiye, baranyuhagira, nataye ibitabapfu byarangiye kuko batuye uruhande rw'ivuriro, baruhagira bamaze kunyuhagira, banjyana mu ivuriro ikigo nderabuzima baturanye, sinzi ibyo ari byo, biranga batumiza uyu nari namusize hano, iyo uyavanga akansanga simbizi. Natsimbutse maze iminsi ngahe vision 4 si 2 3 ntushaka kuvuga nta kibazo, 3 yego ni 3. Niho natangiye kureba, ndyamye ndebye mbona uyu mwana. Ese mwana we ko nagusize i Kigali wageze aha ngaho ute? Ati bampamagaye ngo wapfuye. Nuko nta hantu handyaga na hamwe. Abadokiteri baraje barareba, basanga noneho natangiye kureba, bafata ku maguru, bafata ku maboko, barapima. Nuko ngo bazaga gupima rero, bagapima umuvuduko, umutima niwo waronyeshe wundi uherutse kwica wa mudamu wa ruguru. Burumva urupfu nari mpfuye. Imana ati habi wowe ntugipfuye ahubwo uracyaye ku isi. Icyo gihe ndongera mba muzima, baraza numva bavuze bati wowe turagusezereye. Uyu mwana ndahaguruka njyana muri douche ndiyuhagira ndambara, twavuyeyo njye n'uyu mwana uko nawe yari yarumiwe yaranze kurya, nanjye sinaryaga. Abahamagaye umusaza we ati badusezereye. Nuko turataha, nuko twatashye twavuye mu bitaro, nta kintu kindyo. Sibira aho ngaho, nuko turataha, nasibiyeyo rimwe turataha. Urumva ko ubwo nari ntababaye. Urumva ubwo ntari napfuye. Yego rwose Napfuye ndazuka, ariko ntanga ubuhamya ndavuga nti Imana inkuye aha hantu nkongera nkaba muzima, ntinukuri nzagushima. Iryo si ishimwe rya kangahe? Rya kenshi ahubwo mu buzima. Rya kenshi rya buri munsi. Ndongera muri icyo gihe mu minsi yashize ndongera afatwa n'indwara. Indwara igifu kirankoroga, nkajya ndimo kuruka amaraso. Banjyana hariya biranga, banjyana Kibagabaga. Icyababaje nuko nahageze ndaharara, mu gitondo umwana wawe uryamye nkaha barapfuye, uwo musore. Bazana undi nawe urimo kwenda kuvamo umwuka.
aho hantu ndahava ariko urumva ko nanjye nari mpaguye. hari umwuka w'urupfu. Hari umwuka w'urupfu pe, abantu bari gupfa. Ndetse Mana yanjye nunkuraho Mana ni ukuri nzagushima pe. Aho hantu barahankura banjyana mu bindi bitaro epfo, nuko nibwo banyohereje hashika bajya kuncisha mu cyuma ngo barebe ikintu cyari cyabiteye mu gifu. Igifu cyanjye maze guca mu cyuma inshuro 5, no kwa Kanimba nagiyeyo, ariko igifu nyine cyanze gukira. Umwanzi yanze kugikiza, ariko nanjye ndiho, hari nabo cyica. Barambwiye ngo banakibage n'ababaze barapfa, nimpfa nta kibazo. Nabonaga ko n'ubundi barakibaga bikaba hahandi. Ndavuga nti Imana izankiza, nzakibana aho kizashakira kizanyice. Nuko ubwo rero tuza rero kuza kubaho ngaho rero, bambe aho ngaho mba ndahavuye naho ndatashye. Noneho twinjire nyirizina ku itangira ry'itorero rya Kabuye. Itorero rya Kabuye rero ukuntu ryaje naryo, ubwo ngubwo uwo mubyeyi nakubwiye ko yaturutse i Bugande nawe. Bambe uwo mubyeyi yabaga mu Rwanda, i Bugande. Si Bugande? Baje kuba mu Rwanda. Baza kuba mu Rwanda. Uwo mubyeyi uhe? Mama Wiri. Noneho we twasengeraga twese mu Gasyata. Icyo gihe ubwo mwari mwaravuye i Nyamirambo? Twavuye i Nyamirambo mbere y'intambara. Okay. tuza i Bweramvura. Tuva i Bweramvura intambara irangiye nibwo tuje mu Gasyata. Ubwo uri kubyumva? Yego. Itorero rya Kabuye rero kugira ngo ritangire rero, uwo mubyeyi niwe wabidufashijemo, uwo Mama Wiri. Noneho hari abahungu, uwitwa Musoni imwe bavuze uzaza kudutangiza ivuna. Niwe wazanaga n'abandi basore bagenzi be. Ni Flavie? Bakaza kudutangiza isabato. Bakaza baza gutangira isabato mu rugo rw'uwo musore bari waravuye Burundi. Ubu no kuvuga ko umusore n'undi Flavie nawe ari mu bambere? Ari mu bambere nabo b'icyo gihe. Akiri muto ubwo yari akiri umusore? Yari akiri umusore atahashaka. Niho bajyaga bazanywe n'umubyeyi witwa Mama Olivier. Niwe wabazanaga. Nuko ubwo rero noneho bigeze hagati bati reka dukore amavuna, badushakira ivuna. Ryabereye ahangaha haruguru hafi ahangaha. Muri iryo vuna twahabonye abantu benshi, ryaje gukoreshwa n'uwo mugabo w'Icyangugu witwa Deni twavugaga. Kabahizi Deni. Tubona abantu baba benshi, tubona ko tutazasubira mu Gasyata. Nibwo rero batubwiye bati nimushake ikibanza. Firide yatubwiye ati nimushake ikibanza tukigure, ahasigaye mujye kugisengeramo. Ikibanza turakigura. Tumaze kukigura tujya kugisengeramo. Turi benshi, turahanyagirirwa, izuba riratwicira, mbese twarababariye. Ubwo ni nk'umuhe mwaka ugenekereje? Igihe cy'Ivejere. Nko mu 2000. Muri 2000. Ubwo rero igihe kimwe tutazibagirwa, bari barahubatse akantu basakaye hejuru, hasi habereye aho ngaho ibiti bashinze, bagashyiraho agahema, ariko bararanze hejuru kugira ngo bidufashe twugame izuba. Ni izuba gusa ariko imvura buya. Noneho rero imvura tuza kujya gusenga, imvura iragwa, iguye, ka gasengero twe twaratashye
abana bagiye gukuraho ishitingi basanga ishitingi yaguye burya yagombaga kutugwa hejuru tukanashira nuko aho hantu Imana irahadufashiriza pe imvura yagwa tukagwa imishwaro tukajya kugama mu ngo ubundi mbese izuba tukemera rikatwica nuko twabayeho nuko nibwo Abanyagasyata rero bakoze inama bati noneho nimusaba amabati mwabwe mwibumbire inkarakara noneho tububakire nuko twibumbira inkarakara Gasyata irazira twubakira Firidi nayo iduha amabati nguko ku rusengero rwacu rwubatswe. aha guhera icyo gihe rero rumaze kubakwa rurakomeza kugeza aho rugeze ubu ngubu. Ni ibihe bihe bidasanzwe cyangwa se n'izihe mbamutima ujya ugira kuri uru rusengero kugeza aka kanya? Uru rusengero rwacu rwose ndarukunda, nkunda itorero ryacu no mu gushima. Icyo gihe rwose nanjye nagize igitekerezo, abana banjye bagira igitekerezo bati mama dore ibihe byose byakubayeho ugapfa ukazuka, reba indwara wagiye urwara ukazikira abandi zikabica, none igihe kirageze reka tugukorere umunsi mukuru. Nta kibazo. Nuko itorero ryacu ndarikunda. Ririya torero ryacu niryo ryabyaye hariya kuri Rayona. Ubwo ni ku ntara ubu? Ye, hariya ku ntara. Bariya twasengeraga hamwe haruguru aho. Nibwo rero bahashyize rero, nibwo intara rero bayishyize hariya. Intara yagombaga kuba haruguru aha ariko bayijyana hariya. Ubanza ari igenekerezo ry'umuhanda wenda cyane, kuko ni ku muhanda ni kuri kaburimbo neza. Sebiza niko babikoze. Nuko itorero ryanjye ndarikunda, nkunda abadive, itorero ryanjye naryo riramfasha rirankunda. Nuko pe kuri iyi rero iyi sabukuru y'imyaka 95 yose, nirihe shimwe rikuri ku mutima rirenze n'itorero, ahubwo rikuri ku mutima ku by'Imana yagukoreye muri iyi myaka yose ishize? Ishimwe ryanjye mfite nararuhigiye Imana, n'Imana ni ukuri wankijije izi ndwara zose, kandi noneho wampaye kudatezuka kuri wowe. Ndagushima. Shima Imana, shima ko nabayeho, shima n'Imana ko n'abana banjye abadivanisiti umuryango wanjye. Amen. Inkomokaho turawukwereka. N'abadivi. Yego. Rwose barabatijwe n'ubu nyine turi kumwe. Ngiyi mibereho yanjye navuze ko nzashima Imana, umutima wanjye wose nkwerekeza ku Mana. Ndavuga ngo Mana ni ukuri uzamperekeze neza, nzave mu itorero neza hakibakebye, narebye hirya narebye hino narebye inyuma, ndomboreze uko nabatijwe nkajya ku Yorodani ngahamya itorero ko nzarikorera, nkakorera Imana yanjye. Urumva ko narikoreraga Imana naho hose pe. Ngibyo ibintu nasezeraniye Imana nimfasha nkaba muzima. Nshima itorero ryanjye ko ryamfashije. Ririya torero rya Kabuye ni itorero ryiza, ni itorero ryumva, noneho kandi rikaduha n'abakuru b'itorero beza bumvikana n'abakirisitu. Nyine navuze icyo gitekerezo cy'uwo wari umukuru wa Firidi, hanyuma aza kujya kuba umukuru w'intara ku ntuza i Rubavu ku Kivu. Yego. Ahageze rero noneho abakiri batoya baje kujya mu nama z'itorero. Itorero rero we mwebwe hari ntimurarijyamo,
aba ari urugamba, umuntu wese azana ibye. Noneho rero iyo ari itorero ryiza rigahuriza hamwe, usanga ari itorero rwose riba rimeze neza, riri kuri gahunda, rimeze neza. Iri torero ryacu rero nyine ndarishima kuko rimeze neza. Amen. Noneho rero baravuze rero umuntu wese azana ibye, umuntu wese azana ibye. Noneho uwo mupasitori avuze, bamubwira ngo ceceka, ngo wagisaza we, ibyo ni ibya kera uri kutuzanamo. Umusaza yirenguye kangahe mu ntebe mu rusengero ahita apfa. Nagiye kumushyinguraho, njyewe ubwanjye narebye intumbi ye yapfuye, njya kumushyinguraho, njya kumutahita akamwirinda. Biturutse ku ijambo. Biturutse ku ijambo bamubwiye ngo ngo ceceka, ngo wakisaza we, ngo ibyo ni ibya kera. Atari ko nubwo ari ibya kera tugomba kubigenderaho, tukagendera ku murongo wa kera. Urumva? Mwebwe rero muracyari abana, kuvuga nabi ku muntu nk'uwo mukuru ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu njyewe njya mbabwira n'abakuru b'itorero Haguraha, ntimwebwe mujye mwitonda, mwitondera abantu bakuru kuko baba bazi byinshi kubarusha. Njye namenye byinshi byo mu matorero, urabyumva, nasengeye mu matorero menshi, ntacyo wambeshya. Mbese ni uko isabukuru yanjye yabaye, itorero riramfasha, n'abavandimwe twese duteranira hamwe, umuhigo wanjye ndawuhigura, nahize. Gusa icyo navuze kindi nasorezaho, navuze ngo Mana uzamfashe nzagwe mu nzu y'Imana. Amen. Na n'uyu munsi niwo ngishingiyeho. Amen. Imana izamfashe nzagwe mu nzu y'Imana rwose. Imana nicyo kintu nsaba cyane cyane. Pe nshima Imana cyane, ndayishima. Ibyo yankoreye byose, ibibazo nabayemo byose, nagiye nihangana. Ariko si njye, ni Imana. Amen. Ndwana na Satani buri munsi. Satani ni umwanzi. Mwebwe mukiri batoya, urugamba murimo ni ukurwana mwivuye inyuma. Yego. Utugwanya ari hafi, ntabwo ari kure. Mfite amasomo ahangaha yanjye 2 nsoma. Ndi buyasome agusomere. Ngo ngira marinete 2. Aya nayo nambara, kagira marinete yo gusoma. Nambara nsoma. Nsoma aha muri Yeremiya 33 uhereye ku murongo wa 3. Haravuga ngo ntabaza ndagutabara, kwereka ibikomeye utazi, ibyo utamenye. Iri somo nararisomye. Ndongera nsoma isomo ryo mu byahishuwe. Isomo ryo mu byahishuwe. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano, kugira ngo umuntu wese mugororere ibyo yakoze. Iryo somo ryo mu byahishuwe. Ngaya amasomo yanjye nasomye, shima Imana. Nayo masomo nasomye. Yego. Yeshima Imana. Nawe niyo nyine niyo nsomye n'ubu ngubu. Rero nkabashima Imana n'ubu ngubu nkishima, twishima na buri munsi uko bukeye nuko bwije turayishima. Turayishimana n'ubu ngubu uko bukeye nuko bwije turayishima. Namwe mukiri batoya rero,
icyo mbasabira mwebwe mukiri bato, iyi si murayireba, Satani nawe yibanze ku bana batoya nk'amwe. Ni ugushima Imana, mukajya imbere y'Imana mugasenga, nta kindi kintu na kimwe rwose nababwira. Niki wenda bakitubwiye ko ari ugusoma ijambo ry'Imana no kubana nayo, ariko ikintu cyose, ikintu cyagufashije ubona cyaragufashije muri iyi myaka 95 y'ubukure yawe, ugakomeza kuba umuntu ushimwa n'Imana n'abantu kandi ukaguma kuri uwo muhati wawe, ubona ari nk'ikihe nyirizina? Ni ugusoma. Ikintu cyamfashije ni Bibiliya. Ni Bibiliya, ni ugusoma rwose. Ndi n'igitwe nari umusomyi wa Bibiliya. Ikintu cyamfashije ni Bibiliya, nta kindi. Nubuhe butumwa waha abantu by'umwihariko? Ubutumwa bw'ingenzi nabaha nubwo kwizera Imana, ibishuko by'isi byose bakabishyira inyuma yabo, baba bato baba bakuru, ariko cyane abato. Abakuru bo buriya bareba kure, ariko abato ntabwo bareba kure, bareba hafi. Urumva? Impamvu mbivuze ni uko bo bakiri baracyajaja mu by'isi. Iby'isi ahanini cyane nibyo bituyobya, ariko noneho abamenye Imana bagasenga, ubutumwa nabaha nubwo kwizera Imana, bagasenga, bakiga Bibiliya, nta n'ikindi wabona wabaha. Kuko Satani utugenza ari hafi, uwo turiho ari hafi ku neza, ntabwo ari kure. Murakoze cyane. Ku musozo rero mwadusoresha isengesho rigufiya twegerana n'Imana tugasoza. Dusenge. Yego. Data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, isaha nk'iyingiyi tugushimiye ko waturinze ijoro ryose ubwo twari dusinziriye, twari mu gishushanyo cy'urupfu. Hari benshi cyane basinziriye ko, ariko twebwe wadukanguye. Amen. Ni ukuri ngushimiye n'uyu mwana warinze, ukaba waramuhaye ubu bumenyi. Ndamugushimiye ko wamurinze, ukamurinda ijoro ryose, ukamurinda mu mayira yose, mu byuma ari kugenda aho bitavuga. Ndakwinginze Mana ishobora byose, mugushyize mu maboko, kugira ngo uyu murimo akora uzawumwibukire mu bwami bwawe. Amen. Ngushimiye Nyagasani itorero rya Kabuye, iteka ryose uko ndisenga kubikiye nuko bwije ndi gushyira imbere. Dore ryabaye ubuhungiro bw'amatorero yose. Dore andi matorero yose arafunze, ariko Mana ni ukuri bajye bagira kwihangana, kuko hari abantu benshi cyane bari kungera mu bintu byinshi, biri kungera mu matwi bavuga ko kuva amatorero yashingwa abantu benshi bavuye mu itorero. Ariko Mana ni ukuri abakiririmo bahe Nyagasani ubushobozi bwo kwihangana. Amen. Uwo tugenza ari hafi, kandi Yesu ari hafi kugaruka. Kuko yavuze yuko igihe cyo kugaruka kwanjye ibimenyetso byose muzabona bizabageraho. Nta kitaratugezeho rero. Twabonye intambara, twabonye inzara, n'ubu tuyirimo. Intambara hirya hino ku isi ni zose, ariko Mana abakumenye bose ndabasengeye kuri aya mama. Yego. Kugira ngo bafashe bagendere mu nzira zawe, kandi bahe kwitegura kugaruka kwawe, kugira ngo nugaruka twese tuzabane mu bwami bwawe. Amen. Komeza kubana natwe rero, nkweretse imiryango y'uyu mwana, nkweretse n'iyanjye aho iri hose, twese udufashe n'inshuti n'abavandimwe rwose. Nkweretse abakirisitu bari ku isi bose, kugira ngo ubahe kwihangana, kugira ngo igihe nikigera twese tuzabane mu bwami bwawe. Amen. Tutazongera gutandukana. Dore Satani aragira gutya akatwibamwa abantu bakagenda tutabizi, ariko abakiriho twese Mana ni ukuri byose ibyo tujye tubirebesha amaso
maze twitegure. amen Rero kwitegura kugaruka kwawe rero, maze igihe cyose aho uzazira, haba nijoro haba ku manywa, kugira ngo uzasange twarakwiteguye twese tuzabane mu bwami bwawe. amen Ibyo byose mbigushyize imbere, uyu bwo buzakurira mu izina rya Yesu. amen. ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza, ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe, ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza, mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none, urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart packaging, perfect solutions. Ifunguro ryiza ni inyubakamubiri, rikaba amateka wumva yahora yisubira. Niba uri mu mujyi wa Kigali cyangwa ugeze mu Rwanda ushaka ifunguro ryiza, Eden Restaurant Nyabugogo ni igisubizo mu murwa wose. Ategura amafunguro meza y'umwimerere gakondo ku batetsi b'abahanga kandi mu mico itandukanye. Bon appétit. Nezezwa n'ifunguro ryawe muri Eden Restaurant. Eden Restaurant, akarwa k'amahumbezi kari mu mujyi rwagati. Reba aho hatoshye, niho hari n'ibiryoshye. Eden Restaurant ni Nyabugogo munsi ya sitasiyo ya Rubisi. Wifuza gutanga komande ndetse n'ibindi, hamagara 078 10 14 97. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga ukoresheje izina Eden Restaurant Nyabugogo. Eden Restaurant Nyabugogo, umwimerere kamere, ifunguro ryubaka ubuzima. Ikoranabuhanga niwo muyoboro uyoboye isi irihuta cyane. Iterambere ry'ubwenge bukorano Artificial Intelligence AI rafata indi ntera, kandi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga niwo muvuno wagufasha kugera ku byiza none.
icya mbere rero ni ukubishyira mu mashuri no kubigira iwawe kugira ngo ugire ubuhanga bwisumbuye waha umwana wawe ndetse n'abandi bose. Ibintu biragenda bihinduka cyane kandi bikagenda biba mpuzamahanga bigakwira hose. Ubu si ngombwa ko byose bisaba kuba uhari, bisaba gushyira ibintu by'ibanze mu mwanya wa mbere nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubundi ibintu ukabiha umurongo. Niba urimo wigisha cyangwa utanga amasomo cyangwa ubumenyi ku banyeshuri n'amatsinda y'abantu, ubu si ngombwa ngo utange amakuru kuri buri kintu cyose. Aba ari ingenzi cyane kubaha amakuru y'ibanze maze nabo bakagira imvumburamatsiko. Nanone si ngombwa ngo ukore buri kimwe kuko mu ikoranabuhanga ubereka umurongo, buri wese akazamura ubuhanga bwe mu kwikorera icyo ashoboye. Si na ngombwa kugera kuri buri wese umwerekera icyo agomba gukora kuko ikoranabuhanga riba ryabikemuye. Hari umuvuno wahindutse mu byerekeye imyigishirize. Ubuzima bwarahindutse binyuze mu ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho byaryo. Urugero, gutunga ibikoresho by'ishuri bisaza kandi bikangirika bishobora kuba ikintu kidakwiye muri iki kinyejana kuruta gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha buri wese kuzamura ubumenyi bwe. Uko ikoranabuhanga rigenda ryihuta, bisaba kuba uri kumwe n'abahanga bagufasha kuboneza ibijyanye naryo kugira ngo nawe ube nyambere mu iterambere. Ubu ntibisaba amakayi y'umurengera menshi n'ibindi bikoresho byakuvunaga ibitugu. Andika Tech igufite ibikoresho byinshi bya elegitoronike byafasha umwana wawe cyangwa umunyeshuri kwiga neza akazamukana ubuhanga mu byerekeye ikoranabuhanga. Hamagara 0788 50 4 99 2. Wanadusura aho dukorera Gikondo Merezi ya 2 munsi ya sitasiyo ku muhanda ugana ku Bagide. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nka YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn ukoresheje izina Andika Tech.